Ndagushuhuje cyane wowe wakanze subscribe kuri YouTube channel yanjye. Ngiye kukwereka akantu katuma WhatsApp yawe itajya ibasha kwinjirwamo n'undi muntu ubonetse wari wese. Dore uburyo wayiha uburinzi bukomeye cyane, kandi ndagira ngo tuganire kuri kano kantu. Uraza ujye kuri kuri aka kantu kuri hano kuri WhatsApp yawe, kuri tuno turongo dutatu turi hano hejuru. Utu turongo dutatu turi hano hejuru, numara kutugeraho udukandeho, uza ahantu handitse ngo setting, numara gukanda ukande kuri setting, uhita uza ahantu handitse ngo privacy, numara gukanda hano handitse kuri privacy, sorry gato urasubira inyuma, ni hano kuri account, ahanga handitse ngo account security notification cyangwa change numbers. Urakandaho, numara gukandaho uraza kuri kano ga fresh kavuga ngo two step verification. Aka kantu ugakoze nta muntu ubasha kwinjira muri WhatsApp yawe abonetse wari wese. Iyo agiye kwinjiramo baramubagira ngo banze ushyiremo ino code tugiye kubanza, cyangwa iyi password no muntu yihaye. Wenda reka ngiye kwako nagashyize muri kamazi ngakuremo. Okay, ubundi mu bisanzwe uzaza ufungure usanga bimeze gutya. Nurangiza uzahita uza noneho uzahite uza, sorry gato, okay, uzahita uza ukande kuri kano kantu kanditse ngo turn on. Nurangiza ukandeho ufungure, nibaza kubwira ngo shaka byibura inuza imibare igera muri 4 cyangwa muri 6, imibare 6 wakoresha. Wenda reka ngewe nkoresha ino mibare, barakubwira ngo uyishyiramo inshuro 2. Okay, ugahita ukanda save. Iyo umaze gukanda save, ubu nuza yawe ibigiyemo, ubu yagiyemo. Hano barakubwira ngo ukanza nga ugavuga ngo turn off, ubwo waba ugiye kubikuramo. Ariko iyo bimeze nguko, iyo hagize umuntu ushaka kwinjira muri WhatsApp yawe, ashaka kwinjiramo ako kanya bahita bamubwira ngo banze ushyiremo iriya code. Urabona nyira code y'imibare 6 ukizemo, ubu ni ngewe nyine uyizi namwe. None ushaka kunyinjira muri WhatsApp bakubwira ngo banze ushyiremo iriya code. Iriya code baba bimeze nka pin, ariko ntago ari pin, ntago biza ako kanya. Ahubwo ku muntu iyo ushatse gushyiramo device nshyashya muri telefone nyene, ubwo urumva ushaka kuba ushaka kwinjira muri WhatsApp y'uwo muntu, bagahita bakubwira ngo ushyiramo iriya code. Iyo utayizi batamenya ko atari wowe. Ariko nk'ubwo wenda hari igihe waba warayibagiye, nk'urugero kazangaha warayibagiwe, bakwereka uburyo bwo kuba wabihindura. Nanone nuko nguko ako kantu n'akantu nashaka kubafasha. Kandi ikindi nanone, niba ushaka kugira ngo WhatsApp yawe ibe ifite security, ndagira n'aka kantu nkarangirizeho. Aha hantu handitse akantu bita email address, ubundi aka kantu kabaga muri no step y'ahangaha, iri ahangaha, iyi ngiyi ya two step verification. Ariko ubundi bahita bagasuramo bakashyira ahangaha. Iyo ushyire ahangaha yuje ugashyiramo email yawe, urabona nk'iyi ni email yanjye iri verified. WhatsApp yanjye nta kibazo yaba, nta kintu kimwe yahura nacyo, nta muntu wayihakinga. Ubu aka kanya ifite security byuzuye neza, noneho rero ntabwo nashatse ko video itinda, ariko nuko nguko nashaka kubakora kano kantu kugira ngo ujye ubasha kugira ngo umenye buri kimwe. Ejo wundi niba ushaka ko hari video twagukorera, utubwire tuyigukorere video zose. Hari umuntu wanyandikiye arambwira ngo mbakorere ngo ni gute wahoza telefone yawe n'iyundi ukajya ubasha gusoma message z'undi muntu. Sinzi nimba ibyo binari byiza, ariko ngo ndamara kubitekereza neza. Kuba urabona ya code bahita bambwira ngo shyiramo ya code, do ni gutyo bahita bakubwira. Urabona reka mpite nshyiramo ya code yanjye, urabona ko WhatsApp yongeye kaba yanjye. Nawe bakubwiye ugiye kujyamo bakubwira ngo bandushyiremo ino code. Urakoze cyane rero, Imana niguha umugisha. Ndabakunda cyane, mukande flow kandi mukomeze mudushyigikire. Imana nibaha umugisha, turabakunda.